Abantu bose ntago bazatwara imodokari. Iki kintu mukimenye neza mwese. Abantu bose ntago bazatwara imodokari. Twese dushaka perime, twese turifuza kuzigenderaho cyangwa se kuzitwariraho, ni byiza pe. Ariko wibuke neza, nyuma yaho uboneye perime, umaze imyaka ingahe utaratwara ikinyabiziga? Naho wagitwariye watwaye cy'abanyeshuri cyangwa se ikintu kigishizweho gutwara. Naho wakabije gitwara watwaye brado ya murumuna wawe cyangwa se utwara imwe mu bukwe, ariko none nicyo gihe ubiherutse gusa nta kindi gihe. Mani magambo ntabwo igeze utwara ku buryo buhoraho. Ubyibutse neza, ubundi perime twese tuzatwara ibinyabiziga cyangwa ibyiza bya perime. Ubundi perime ikiza cya mbere cyayo ni ukongera CV kuyo ufite. Ntago perime ari amakiro kuri wowe bitewe n'igihe wayiboneye. Hano munyumve nabi guys. Hanyuma perime ikaba nanone nziza cyane mu gihe cyose ufite akazi, ikagusova mu gihe uzamuye mu ntera cyangwa se mu zindi nshingano. Ikindi, perime igihe cyose yifuza banza ukore imibare y'ibintu bibiri. Ngiye gushaka uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, nzatwara abagenzi mu buryo bwa rusange? Ese nzakora akazi ko gutwara? Cyangwa ngiye gushaka uruhushya rwa burundu kugira ngo ngiye ubwanjye Teacher Shumbusho wenda nzitwara imodokari yanjye, cyangwa se nzatware mani magambo nziyobore, nta muntu unyobora mu muhanda. So nibyo bintu ugomba kugenderaho bibiri, kuko uzasanga kenshi umuntu afite perime ayima imyaka 5 cyangwa se 10 atazi gutwara imodokari. N'uwayimuha ufite ubwoba, ndetse n'abafite afite perime ya imyaka 2 cyangwa 3 batajya mu muhanda kubera ko nta confidence bafite, kandi birumvikana ntago baritse imodokari. Ibi bintu mujye mwitekerezaho neza, mumfashe guys, mumfashe. Iyo tuvuze kino kintu abantu benshi bakunda kukibazo, bakavuga se kuvuga ngo perime n'ibindi ari cyo nyeme nshaka kuganishaho. Ibusha kuko twe twabaye mu bihenge nk'igihe nakoreye perime, wasande uganira n'umuntu ugasanga hamwe ngo yagushira ikibanza ngari gushaka perime. Majinga utuvugana ntago akora umwuga wo gutwara, ahubwo akora umwuga wundi utari wo gutwara. Yego perime yamwongere CV ku byo afite, ariko ntago akora umwuga wo gutwara, kandi icyo gihe yagushira ikibanza cye kugira ngo abone perime. Tekereza kabiri ibi bintu ujye ubanza ubyumve neza. Ahubwo wenda narimvuze ngo nyine ahubwo ushake ikintu cyagufasha kugira ngo uzabone perime kitakugoye. Urugero, ngeje bango nzabona perime ivuye mu kazi nkora ka buri munsi. Icyo gihe bizamfasha cyane. Akazi mfite nibanzamura mu ntera cyangwa se nibamindura ubuzima, icyo gihe ngiwe bizanyorera cyane gutwara ikinyabiziga mfite perime, kuko nayishatse kera mu kazi nakoraga. Wijya gushaka perime hari ibindi bintu ukurishije. Mumfashe guys, umuntu wese umvishe kano kantu, wijya gushaka perime hari ibintu ukurishije. Ahubwo genda ushake perime wabaza ibintu bibiri: ndashaka kuzatwara ibinyabiziga, cyangwa ndashaka kuzatwara, ndashaka gukora umwuga wo gutwara, niko kazi kazantunga, cyangwa ngiye mu mwuga ndashaka perime kugira ngo ngewe nzatwara ikinyabiziga cyanjye. Ibyo bintu ni bigomba gutekereza kabiri imbere ya byose. Ureba akazi uko kameze, ureba uko kaboneka n'uburyo kabuze n'ibindi. Ikindi, mujye uzi ko gushaka uruhushya rwa burundu, murambivuga mukajyana kwamamaza. Niba uzi ko ushaka uruhushya rwa burundu, menya ingingo yo kumenya ururimi. Niba uzi ko ushaka uruhushya rwa burundu utazi ururimi, utari gushaka kwiga indimi, ntabe Icyongereza ntabe Igifaransa gusa, nyine ugira urundi rurimi wiga rutari Kinyarwanda, uri gushaka impushya za burundu, mu mazi abira, ntago nakubeshye njye n'inama nkugire. Menya ikikwiye kuri wowe, umenye ubwenge. Niba uzi ko ushaka uruhushya rwa burundu, wige n'ubukanishi. Umenye narimvuze ngo umenye no gukanisha ufite na perime. None ejo bundi nubaka boss ujye utwara imodokari mu muhanda umeze neza nta kibazo ufite, ibyangwa byose byuzuye. Apana kugaruka mu muhanda ngo ngiye nani kwese imodokari, no. Tuvugishije ukuri, uri gushaka uruhushya rwa burundu, uri gushaka gutwara ikinyabiziga mu muhanda, ariko ntago uri gushaka uzi icyo ukenereye. Wibuke neza, ndikubwira abantu dufite perime, urugero nge nihereyeho. Ngiyewe wenda nuko mba mu binyabiziga wenda, ariko nabwo mbibamo kubera nyine nagira umugisha n'urugero. Nonse mpwereye nko kuri famille yanjye cyase nkihero ku ruhande rwanjye, niye nasanga ibinyabiziga nakisanzura uko bikwiye, ntaho.
byansaba gukora cyane kugira ngo nzatware ikinyabiziga cy'umuntu. Aho kandi ndizera ukumvise neza. So bizatuma rero nguba mu kazi nkora ningira opportunity ngira, kuko mfite urushya rwa burundu. Wenda nzazamurwe mu ntera mfite urwo rushya rumfashe. Ako ntago bizavuga ngo ngiye gushafata amafaranga yanjye nyagurikije kino kintu n'ibindi. Ibuka abantu mwigana mu ishuri mwiga provisoire cyangwa se perime. Hari abakobwa mwigana bashaka perime kugira batware inyaziga byabo. Wowe uri kwiga ushaka kuzatwara ikinyaziga cyawe, namenye icyo gutwara abagenzi uburyo bwa rusange. Nibindi ariko n'ibindi binzana babwiro kuri post yindi nzashaka uburyo kimbivugaho, kuba inshuti n'umuntu wenda w'umukanishi mu gihe wowe ushaka kuzatwara abagenzi uburyo bwa rusange, cyangwa se kuba inshuti n'umuntu uzatwara imodoka ye mu gihe ushaka kuzatwara abantu mu buryo bwa rusange. Mane magambo kuba n'inshuti n'umuntu bitakunda, kandi uzi ko ushaka akazi ugomba kumenyana n'abagakora. Menya kandi icyo